Mwaramutse. Aho muri mwese, good afternoon or whatever time muriho muri kureba iyi video. Uyu munsi ni part 2 y'imisatsi. C'est quoi? Anyway, ntabwo nabikora uri hano man, ntabwo nabasiri. So reka nze. Anyway, so today is part 2 y'urugendo rwanjye cyangwa se session ya kabiri izakorwa ejo, ariko uyu munsi ngomba kubyukira Rwanda Cancer Center, aho bagomba gufata amaraso kureba niba ejo nzaba ndi fit gukora chemotherapy. Mfite ubwoba obviously, ntabwo ari ibintu nshyiramo ubwa mbere. Mwiriwe mwaramutse, aho waba uherereye hose ndakeka wenda hari aho wabwije, hari aho wabukeye, so rero nagusuza muri iyo ndamutso. Uyu munsi ni umunsi ngemenye inkuru y'uko DJ Dizzo yapfuye ku munsi w'ejo ku itariki 20 nyine ku itariki 19 z'ukwa 12 aho yapfuye mu masaha y'ikigoroba. So rero uyu mu DJ cyangwa se uyu musore ni umusore navuga ngo wakunze kumenyekana cyane, ariko benda ntiyamenyekana muri kariyeri yiwe kuba twabonye mu DJ wo mu Rwanda, cyangwa se ni umuntu ubasha kuba yakora ibintu bya entertainment hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Twagiye tumenya kuko afitanye connection nini n'abastari b'abaririmbyi, abanyamakuru, nyine n'abasitari Queen, benda kubera ko yarazanye na Bashabu, azanye na Bruce Melody na Bayago. So rero urumva mu ngero zose bari bazanye kandi ari inshuti ye. So rero uyu musore ngo ni DJ Dizzo, akaba ari umusore navuga ngo ubu ngubu kabisa witabye Imana ku munsi w'ejo ku itariki 19 z'ukwa 12. So rero uyu musore ikintu ugomba kumenyeraho nuko yari umusore witondaga kandi ndetse ubasha kuba yakizera Imana, ndetse akaba ari umusore navuga ngo utari worohewe n'ubuzima, kuba yaraburimo abizi neza ko intime ashobora kuba yapfa, ndetse baranabimuteguje. Gusa akagira kwihangana muri we, akagira kumva yuko byibuza nubwo ntagiye afite ku isi, ariko agomba kumara akanya gato afite ku isi yishimye, ndetse anishimana nabi, anashyiramo gukomeza gusenga yamuhanze. So rero uyu musore akaba yaritabye Imana ku munsi w'ejo. So rero ni ibintu bibabaje, ni ibintu bigoye cyane kuba twakumva inkuru nk'iyo ngiyo, haba Abanyarwanda ndetse n'abamukundaga aho yakoraga mu Bubiligi nk'umu DJ waho. So ni ibintu nyine biba bigoye kuba wakatrating then ukabyumva ukabyiyumvisha. Uyu musore yapfuye azize indwara ya kanseri, yararwaye imyaka 6, aho baje kumupropose ejo bundi ngo 2023 bigeze kumupropose yuko afite amezi 3 ku isi, ariko kubw'Imana urabona ko umwaka wari wirenze ndetse n'andi mezi akiriho. So rero ni ibintu by'agaciro, ni ibintu byiza kuba byibuza hari icyo navuga ngo okay, ntabwo ari byiza kubera ko benda twabyishimira, ariko nanone byibuza no kutugiye kureba kuri step y'Imana byari byiza, kubera ko noneho imagine niyo tumubura muri ayo mezi 3, ariko byibuza Imana yo yerekanye mu Mana bwayo yuko agomba kumara umwaka akarengaho n'andi mezi. So rero ndakeka hamaje kuba harenga ku bisubizo bya muganga cyangwa se ku byo muganga yamutangarije, hari harenzeho umwaka ndetse n'amezi agera nko mu 9 gutyo, agera muri 7. So urumva rero ni ibintu byiza, byibuza ni ibintu byerekanye yuko agomba kuba yafata tamoro ninimo ukuntu, noneho akabasha kuba yasenga iyo Mana, akabasha kuba yagirana agahe gatoya wenda nabi katari gato cyane nk'ako bari bamubwiye. So rero uyu mujene tumwifuriza iruhuko ridashira, ndetse twizere ko nahagiye ko byibuza ariho heza, kubera ko tuzi uburwayi bwa kanseri ukuntu umera, umuntu uburwaye turabizi neza uko bigenda.
usanga umunsi ku wundi kabisa aribwa, niyo atanaribwa bamutera wenda ya miti igabanya uburibwe nayo ibihenze. So rero ni depanse nini ku buzima bwa muntu, ariko byibuza kuba wenda atashye uyu musore apfuye akiri umwana muto cyane, ndakeka ni imyaka 22 23 gutyo hafi aho. So yari muto, yari akiri mutoya byahata, yari akiri mutoya kubera ko bundi yari umujene nyine wabona ko afite vision, ariko kubera ikibazo cy'uburwayi nawe yahise atangira kwiheba, akazi nyine urumva kahise gahagarara, ubuzima bwiwe nyine busa nkaho buhagarara, ubundi agaruka mu rwamubyaye. So rero mu cyifuzo yari afite icyifuzo cy'uko ngo napfa agomba kuzaza, nyine we yifuje kuba yapfira mu gihugu cyiwe akiri hanze bakibimubwira, ariko we agira amahirwe ko wenda yahagera akiri muzima, araza abana n'abanyarwanda ndetse akaba yapfiriye mu gihugu cyamubyaye. So rero tukomeza kumwifuriza iruhuko ridashira ndetse twihanganisha n'imiryango migari y'abanyarwanda. Twizere ko tuzahuza mu bundi buzima cyangwa se tuzabonana mu bundi buzima. Biba bigoye kuvuga inkuru nk'iyi, ariko nizo reality z'isi. Rero ko dukomeze umuryango we, dukomeze inshuti n'abavandimwe, ndetse dukomeze n'uru ruganda rw'aba DJ rwa muzika, kuba byibuza twese twavuga ngo tumwifurije iruhuko ridashira. So rero niyo update nari mufite for right now. Yari Sky again, yari Pablo Babito Pacino Macadon Tigre Caspa Pisto. It's your back in shop boy in addition to the Vanity Queen ya shop DJ Sky Miss Mo.